hari icyemezo umuntu afata nyuma nsanga ntari rwose. Mwiriwe. Bite sho? Ni byiza. Karibu. Murakoze cyane. Ninde ukubwiye ngo wicare? Oh, sorry. Ngahicara. Murakoze. Makuru yawe se sha? Ni meza. Nari mbagendereye. Hari wakuntumye wose? Oya. Ntawa bantumyeho. Ahubwo hari ikindi cyari kinzanye. Vuga ndakumva. Umukobwa wanyu nyine twariganye primaire yose dutana muri bisi y'ikigo dusengera ku rusengero rumwe twigana university yose. Ine kino nindi kubabwira twarakomeje turigana tuza kumenyana bigiye kure. Utarondogoye wavuga ibikugenza undi gasohoka. Nyine umukobwa wanyu nagezaho vuga neza sha. Naramukunze. Indogo y'uburenganzira. Ntawe gusa turakundana. Kira n'amahirwe nicyo cyari kikuzanya hanga kumbwira ngo murakundana. Nabyo birimo gusa narinje kumugusaba ngo tuzashyingirana. Nta mwana usaba umugeni kado. Genda uzane so. Ubundi papa ariko twari twazanye nuko yabanje guca ahantu ariko araje reka mubwira ahite yinjira. Kira vuba genda. Nisi y'urukundo ni wowe gusa naguhisemo inshuro zose naguhisemo inshuro zose. Wowe warasaze usika iki gipangire cya fande uyihagarikishijeho gutya ushaka guteza iriya butike yawe kugira ngo uririnde irangi. Mva kubwira ikintu ugiye kungura urumva genda muri quartier hano hepfo sibyo ushakira umuntu usa nkakuze mukuru azinjiremo hano azigize nka papa wanjye sibyo sawa ariko uramugurira akantu kumubwire ko ndakamugurira niturangiza ibyo tugiye gukora wewe huta umuntu wese ubona usa nkakuze utumwe umva sinariso naza kuri icyo navuga iki none reka mfe kuzana uwo mbonye ibyo akorera byibwira. Kadoni wowe isari heza agiye muri toilette ni nyuma gato araje akusesha toilette munyara mu mwarazubatse oya asubundi shawe twande Nitwa nyaxo. Randi bamikina televiziyo bona bari ureba niko sha papa wari kunyara ibyuma ubona ko amasaha ari kugenda kandi ifite ibindi bintu byinshi byo gukora uraganze wamusanga Nuwo nguko manza araje. Ji Bombo clap. Kamfe bitize Papa makuru ko watinze se? Mwana wanagize akazi kenshi kakanyungu nibwo nyiva ku kazi Ariko na toilette zazira ahantu wacangaye ndabizi. Niyo mpamvu watinze. boss niwe se uramuhungu ni ngise wa haguze izina ry'umwana wawe ntabwo bishoboka nuko risibitse ukuntu mwanene nanze kuri we barivuga nta kibazo umwana wawe yitwa nde mbo mu rugo dukunda kumwita kabebe ariko undi musanzwe yitwa Nyamundu ko yambwiye ko yitwa nyaxo kubera ko Nyamundu ari rere turarihina tukamwita nyaxo none se wa mugabo wowe witwa nde njye nitwa Wareni wa Maramaje kwa mwaje gukora iki wanje no kuvuga ngo nk'abantu b'inshuti zacu tukimera kumva ko mwabyaye neza n'umuryango twaje kwita izina umwana wacu mwana wankoze ibiki ntunge ndibeshye umva ariko icyo ni ikibazo cy'uburwayi twe tuje gusaba umukobwa wanyu kobwa se ni ikibiriti muze gusaba nta kintu mwitwaje ahubwo mukazana mbere yo gusuza abantu mukabuza ubwiherero Oya birabyarikiza nk'ibindi byose nko guterwa n'umutingito utunguranye. ngaho muvuga ibyo mutanga tubone tubaho umukobwa wacu. Umukobwa se umuhungu wanjye yakunze ko nanamuzi gusa inka zasiri kwizirwa mu biryo. Oya papa niho mukobwa yerutse kuza kunsura nkamugo present. Okay nuriya. Yego nuriya. Akose kukaraga kobwa nabonye kanazinga mwinka aho katajya karya ura twakangiza inkwavu mweshatu. Kuko shamwe muzi cyo twita gukomanga igikopo. Ibyo bintu by'igisirikare subizanye tubwiye n'inkwavu eshatu turazemera maze udezi cyo kitwigendera. Papa reka tubaye inkenye rwose umukobwa wo naramukunze. Bacana isi burasa zazi. Nako ngiye buriya so nzazibonara. Sabe inkenye turazitanga. Nimba mudafite nk'umunani mwitaye. Ngira hindimwe mu rugo dufite 9 zashishe. Ndi kuvuga nk'umunani mu civilian. Ako si umuntu avuze inkenye umva gukuba kabiri. Ndizera ko inzira yabazanye mutayibagiwe. None se jama
izo nk'umunani tuzi ko umukobwa wanyu azajya kamwa amata mu rugo mu kimbo cyazo. Umuntu aba yaboroheje akaza nta n'itike mumwishyuriye mwahize mugatangiye mukagorana nk'amahwa y'ifi. Papa reka tuzitange yewe nta kibazo. Akose shawara byawe cyangwa waraturazwe. Ubizi. Ndabyibutse koko narakubyara. Ariko rwose aka kagabo sinzi nzago kaba kimenye mu kubyo kadusaba ibintu bingana gutya. Papa uramenye ntago ari nzago. Nta maviruje n'amashampanye. Wigashimagize binaho kamugoyeza kuri izo nkenye. Ubwo ngo waba ufite amakare. Wowe ushatse guhakishakira undi mukobwa ukava ku muteja w'aka kagabo. Simbabaje uko ngiye gupfa. Ubwo nuko ngiye kuzira igikarita cy'igikarani nazi. Umva shaka da. Ako kobwa kawe kigumanira. Gusa nibizagutunga ibonye kasaziye mu maso yawe. Oya ndeka. Utungu tungu twarabuze umuntu uyize ukuri. Urazi Iki ndi kwibaza. Iki kisi. Impamvu tukiri bazima. Kubera iki? Nyine niba ufite amatwi yumva neza. Wose umwumva turi mu ntoki zako uri kwitaka. Nizere ko iyi video twese yaturyoheye cyane. Nimba nayo yakuryoheye kanda subscribe kandi ukunzogera kuri na like. Wandike comment umbwira ukuntu wayibonye. So nabasezeranyije yuko iyi channel ya Kibamba TV nzambaza naho video nziza cyane izi za wanyaxo bakinye za kera. Aba patini uyu murabona ko ari patini uri kuri wanga na nyaxo. So nabasezeranyije yuko izi video muzasanga buri gihe ku munsi kundi hazajyaho video nziza kandi igaragara neza. So birasaba yuko uzaza uhora ureba kuri iyi channel Kibamba TV, uzazuza ukajya muri search ukayisacinga itiza ku mwanya wa mbere, ntago muzamuza ngo muyibure. So nimba iyi video yagushimishije wakwandika muri comment ukabimbwira.